ntabwo uboneka kugeza hapo. Hasi ndabibonye. Mana we, mana ariko nta kibazo n'umundi kuri MTN barahita baguhamagara kuko maze kohereza nimero zawe. Ariko uyu mwajye nankorera ibintu bitari samuvana. Ese urumva nayanjye ndahise abafungwa koko. Mana we, ariko ni ikibazo cy'uyu mwajye biteka bidawihangana muvanda, ariko wihangana umfashe bagufungurire nanjye nibamara kumfungurira nta kibazo cyangwa n'ibintu biri bugende mu bugende gatega. Ubu se bikebuka birakemuka ryari koko? Ubu ntabwo birantinza. Biri bugukenze niba guhamagara wo basobanurira inkuru yagumfashije nanjye nagiye kwishyira umuntu. Ntacyo nibagire void birangire nyabahe birangire. Aba kubanda nagusigira amagafanta muvande. Sawa urakoze kabisa ibintu binameze nabi muri iyi minsi. Sawa. Ibintu nk'ibi. Harimo gatanu. Gatanu karimo. Ndagamo agatushyiremo ya pin yawe. Pin yanjye y'iki? Ya momo se? Ya mobile money turi kugufungurira. Pin yanjye ya mobile money. Nkandemo hagati nyishyiremo. Yego harimo hagati wandikamo mu bari banga turi kugufungurira bitari cyavamo. Yego. None se? Yego. Ndeba se. Ubuse birakunzera. Anditse gute? Ndakubona uzi message bampaye. Yego. Ngo oya. Erega nuko nabavumbuye mushaka kuyiba kandi ntago byakunda. Ari tujye tuganira ibyo bibora ntago ari byiza to. None se mu agent aratukana umukozi wa MTN aratukana. We ndebwira gutya ariko basi utantutse bari we ndaho byakumvikana naye ndo mujene ndikwishakisha aho mbwira ati kiragahombi. Bari guhiga wenda ukamumenya ukamubwira ati ibikunda bro. Foto wandane igihe mukajya kwirira ibiryo se basi. Nta byamirenge manchene nanjye ko byanire ko nakwibera. Ashyire kuri nimero se. Ingi ntabwo ikora niyo gukoresha izi ngizi z'amafoto ubu ibifunze n'ubundi. Uretse uyifunga. Ingi n'ubundi bifunze n'ubundi barayifunze kubera kuyikora y'amanyanga. Momo yawe ntabwo ibikora. Guys, reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza cyane aho muherereye hose. Impamvu nkoze iyi video no kugira ngo tuganire cyangwa se twumve imwe mu mitwe abatekamutwe bamaze igihe bakoresha, dore ko barimo baragenda banagerageza kuba bahindura mbere ibyo bakoreshaga bakagerageza kuba bagenda bahindura kugira ngo barusheho kugenda bakwiba abantu mu buryo butandukanye. Ngewe rero uko babigenje, ejo nagiye kubona mbona telefone bwa mbere irampamagaye, umuntu arampamagara barambwiye ati hari umwana nemaye amafaranga atagiye kwishyura ati kuyakoherereza ati amafaranga ya zambuto. Namubaza ati izihe mbuto se? Ubwo jewe rero ntabwo ibintu by'imbuto nyine mbibamo, ahita yijishe nyine baravuze ati ngo rese ngo ntago ariye ngo twaguze imbuto ngukorera imuhanga. Ndamubwira nti reka ntago ari ngiye ati atwe amafaranga ngo singiye kuyayobyara ati reka mbanze mbuze uwo mwana atayohereza ati biki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo ati ndaje mubwira ati buretse gato ahita kupa. Amaze gukupa rero nahise menya ko ari umutekamutwe, ndavuga nti uyu muntu ngiye kumurikodinga hanyuma nkirira nimero ze hano hanze muzibone mubone ukuntu byagiye bigenda. Nyuma yaho gato cyane rero amaze gukupa nahise mbona message nyine ya indiza ikubwira ngo wakiriye amafaranga runaka ngo ngana gutya 70 na bingahe ngaturutse kuri uyu n'uyu. Hanyuma hasi bahita bashyiraho ngo amafaranga arabrotse. Murabizi nyine ugukoresha MTN mobile money maze kwakira amafaranga uhita ubona ayo ugize kuri momo yawe. Hasi rero nagiye kureba ayo ngize kuri momo nsanga bahise bandikaho ngo amafaranga arabrotse. Ubwo rero muri ako kanya nibwo yahise amamagara byihuse cyane atangira kunganiriza. Ndagira ngo tubane neza mu byumva uko byagiye bigenda akantu kandi nagiye ngerageza kugenda nijijisha nigira nkaho ntabavumbuye, ariko nagira ngo nyine tujyana akaruko kandi numva ibyo bagenda bambwira n'ibyo bambwira gukanda n'ibyo gukora byose, hanyuma kugira ngo muze kubyumva ndetse munabibone. Hanyuma rero nyuma yo kubibona nyine munabyirinde, hano hanze abantu bameze nabi cyane, abantu barashaka kwiba, bashaka kurya batakoze. Yes, hello. Muvandi ko mpamagaye umwana kambere ko yohereje wayabonye amafaranga. Yohereje angahe? Arayohereje? Yego 79 n'amafaranga 500. Kari ko ari message mbonye. Uzi ko ari byo?
hari message mbonye. Hari message mbonye. Ukutere banze ndebere. Kupa ntacyo, kupa ndebe kari. Nageza. Ibi ni ibisambo bimpamagaye ngo biri kuntekera imitwe, reka nze mbumvishe uko bimeze. Ibintu ni bya kera bimwe byakoreshwaga, uretse wumve. Allo? Mwaje muyohereje nawe muri aya makosa. Urumva? Mwaje muyohereje yitera guhamagara kuri MTN yahagarike kandi rero byose turi kumvikana avuga ngo arongo batari inyangamugayo n'amafaranga atari abo bakayajyana. None kuri MTN bamaze kuyahagarika, message n'urumaze kuyibona. Nari nyibonye, none ubwo barayahagaritse se? Nubonye ko ahitira amagara kuri MTN bavuga ngo bari bayahagarika, ariko kuri MTN yatabye nimero zawe. Ntaboneka kugeza borote. Ntaboneka kugeza borote. Hasi ndabibonye. Mana ariko nta kibazo n'ubundi kuri MTN barahita baguhamagara kuko maze kubahereza nimero zawe. Ariko uyu mwaje nankorera ibintu bitari samuvani. Ese urumva nayanjye ndasaba afungwa koko? Mana ariko ni ikibazo cy'uno mwaje n'ubiteka bitawihangane muvandi, ariko wihangane umfashe bagufungure nanjye nibamara kumfungurira nta kibazo cyangwa n'ibintu bigende bugende gatebya. Ubu se bikebuka biracyamuka ryari koko? Ubu ntabwo birantinza. Biri bugukenzere baguhamagara wo basobanurire inkuru yagumfashije nanjye kwishyira umuntu. Ntacyo nibagire void birangire nyabahe birangire. Abasubanda nagusigira amagafanta muvande. Sawa, urakoze kabisa, ibintu binameze nabi muri iyi minsi. Sawa. Okay guys, mwabyumvise abatekamutwe byandi bya kera kohereza message ngo wakira 79,900 hasi agateshyiraho amafaranga ngari locked ngarayafunze. Niyo message nakiriye. Ngo rero ngagiye guhita ngabwira abantu muri MTN ngo bampamagare, ngo nibamara kumpamagara ubone ngo tubirebe. Barahamagaye, uretse gato kanze mwitabe. Hamagaje indi nimero ya MTN ndayishyira kuri screen murebe. Allo? Yaje ku murongo wa MTN mwaramutse mwiriwe. Mwiriwe neza. Twishime Valante. Yego. Umurongo wa MTN turavugana nande? Muravugana na Dushima Imana. Imana mwiriwe neza. Mwiriwe. Twari tubahamagaye ku murongo wa MTN kubw'igikorwa tuvuze kuri kwancanyemo Beromani. Ari mu agent warutanze ikirego kuri nimero ya twahagarika konti yanyu. Akaba tubwiye ko ari igikorwa cy'amafaranga 79,000 n'amafaranga 500 yarabikije kuri konti yanyu ya Mobile Money yibeshye. Imana kuzagaragaza ubwumvikane ngo ayo mafaranga y'uwo yamusize kuvuga ati makonti utihagarika bitewe n'iki kandi nawe tunayikoresha neza. Ubwumvikane se butabayeho gute kandi ngiye nari ngiye yarambwiye ngo reka ngagiye kuyohereza. Ubwo rero mpita mubwira ngo nturibeshye, ndangije rero nsubira mu bintu ndamubwira nti muhagarikisha atarayohereza, barambwira ngo reka aza muhagarike arakupa. Rero bayohereje nyuma yaho rero nibwo mbibonye mbona message ahita ahamagara, ndigiye kuyamusubiza arambwira ngo Dushime. Yego. Urakoze cyane kudusobanurira. Twari twageze mu habaye mu buryo bwo tumvikana kuko twebwe no mu agent waduhamagaye. Yego. Yewe duhamagaye rwose ntabwo ari nyir'ubwite mwirare amafaranga, urumva hari n'itandukanyirizo ry'ibyo yakubwiye n'ibyo yatubwiye. Ni nyir'amafaranga wahamagaye se ntabwo ari umwagent? Ni umu agent waduhamagaye twebwe. Ni umwagent wahamagaye? Yego. Niyo mpamvu ubwo simukadunye kore twari twayiprote tugira ngo habaye mu buryo bwo kutumvikana, ariko tugiye gukora igikorwa cy'ubutabazi tugiye gufungurire. Tumara kuyifungura amafaranga yo rwose nkuko wemera kuyamusubiza yamusubiza nta kibazo. Muraba mugize neza n'ukuri muyifungure ntacyo nyamusubiza. Mobile Money yakwaduhagarika nta mafaranga yakora ibyagarika byo kubangamira. Mobile Money twari duhagaritse. Nta mafaranga y'imyera ariho nkawe wari ufite bitaza kuba byakubangamira. Oya yarariho Mobile Money se ko kari y'ubuzima bwa buri munsi koko umuntu kayikoresha cyane. Tsanzwe muyikoresha neza. Nayikoreshaga ariho n'amafaranga menshi. None se ntabwo kwaduhagarika amafaranga kuri konti yawe? Nyine urumva nibyo nanjye nakubwiraga kandi amafaranga yawe angahe nimba ubizi neza?
ntabwo mpamvu muri kuyabona se ariko yari ariho menshi gusa nuko ntibuka ngarenga ngahe ariko ari mu bihumbi impamvu tubikubaza tuba tubiruzi muri sisiteme ariko bari kugira twizere ko niba simukadi tugiye gufungura ari usanzwe uyikoresha cyangwa kuba twayifungura ugasanga dufunguriye undi mukiriya mfite rwose yari na menshi hari ibintu nari ngiye kugura mfite ibihumbi 150 n'ibindi biceri birengaho nyine byose hamwe na sinayo mu agenti cyangwa ayo niyo yawe bwite ayo niyo yanjye bwite nari mfite umu agent atarimo ugenda gufungura konti yawe ubanza urebe sibyo bose ntiwasize nta kibazo telefone ndi smartphone cyangwa ari amatushi telefone ni amatushi kubera ko niyo nkunda gukoresha nyine mu bijyanye na MTN n'iki ariko niba bitsaba na smart sinzi ubwo nareba ukuntu nta kibazo telefone tuzi gusoma ndabizi gusoma yandika akanyenyeri 182 ubwo tugiye gukora iki ngiye kuyamusubiza cyangwa gufungura konti yawe ntabwo tugusaba kohereza amafaranga tubanje kureba kuri balance ngiye gufungura konti yanjye yego 182 yego utunyenyeri tubiri twegeranye barajyaho rimwe akanyenyeri kabiri akanyenyeri zeru 72 17 kabiri inshuro eshanu 1 2 3 4 5 akanyenyeri 13 nanone ubundi 13 akanyenyeri 5 urwego turakanda kuri Yesu wemeze kuri MTN yawe 1 2 3 4 5 nkande wemeje yego twarikiye dute hari ibyongereza se ntabwo ntabwo nzi uzi gusoma gusoma icyongereza nyine ni ikinyarwanda ariko ndi kubona ari ibintu by'icyongereza nongere ntangire nta mubare n'umwe uri kubonamo umubare yego bari kunyereka ngo invalide wati ibintu nk'ibi harimo 5 5 karimo kandamo hagati ushyiremo ya pini yawe pini yanjye y'iki ya momo se ya mobile money iri kugufungurira pini yanjye ya mobile money nkandemo hagati nyishyiremo yego kandamo hagati wandikemo umubare ibanga iri kugufungurira bitari byavamo yego none se yego ndeba se ubuse birakunzera banditse gute ndakubona uzi message bampaye yego ngo oya kwereka kutubwira ngo icyo ni igisobanuro erega nuko nabavumbuye mushaka kuyiba kandi ntabwo byakunda ntabwo byakunda abasaza mushaka uturimo tw'amaboko mukore ntabwo oya nibyo none se ubu ntagufashe byibuze ngo basi dutware nk'iminota nk'icumi tuganira gake gake hari ikibazo
nta n'umurire ngo ndamuguzi kumwicira akazi. nanjye nyine ndi kuri kodi nanjye ndi kuri kodinga iki ni ikiganiro gikomeye ndagishyira kuri YouTube mu kanya abantu bakumve bumve ukuntu muri bisambo izi nimero nzishyire hanze abantu bazibone ukarikodinga n'igituba cya nyoko nacyo ragishweza nyoko gifashe gutukana se n'isaha buriya oya ntabwo nakurikodinze bane ntabwo nakurikodinze ariko nyine mani tujye tuganira ibyo biboro ntabwo ari byiza tu none se umu agent aratukana umukozi wa MTN aratukana ushaka ko umuntu bari gushaka umugati wose basi igenera umutwe n'igihumbi ijya kwirira ibiryo wenda ubwira gutya ariko basi utantutse bane wenda aho byakumvikana nawe ndi umujene ndi kwishakisha aho mbwira ati shyiraho agahumbi n'umuntu bari guhiga wenda ukamumenya ukamubwira ati ntibikunda bro nyine nk'ibyo biba byumvikana uvuze ati mani njye nashyiraho nkavuga ati n'agahumbi ndabizi mani hano hanze ntabwo byoroshye ariko utantutse mani gutukanaho ntabwo ari sawa ubuzima burabyana mani ni danje kabisa wese wambaye n'igihe umuntu ajya kwirira ibiryo se basi ko nta bya mirenge mba nkeneye nanjye ko byanire ko nakwiberaho nshyire kuri iyi nimero se hafi iyi ngiyi ntabwo ikora niyo gukoresha izi ngizi z'amafoto ubu ibifunze n'ubundi uretse uyifunga iyi ngiyi n'ubundi ibifunze n'ubundi baba barayifunze kubera kuyikoreraho amanyanga momo yawe ntabwo ibikora ubwo wankorera akayikashi se gukoresha agatigo wankorera akayikashi gukoresha agatigo ikashi se bwo birakunda ngira kohereza kuri tigo uvuye uvanye kuri MTN se birakunda harya kuyihe nimero se ubwo ntabwo babikanda ute hariya hadari rimwe rya kabiri ajya kabiri akanyenyeri 182 akanyenyeri rimwe akanyenyeri kabiri use nabikora turi kuvugana bigakunda cyangwa uramba message mbikurikiranire birakora nta ribi birakora ushaka kujya gukurikiza amabwiriza akanyenyeri 182 akanyenyeri rimwe akanyenyeri 182 akanyenyeri rimwe akanyenyeri kabiri akanyenyeri kabiri urwego wemeza azakubwira ukurikiza amabwiriza yawe ndakwibaza jene nsoma utayabona nanjye urumva niyo babisingira ubwoba cyakora yaba ari MTN ho nayo kuvuga nti reka nshyireho kuko nzi ko bikandwa ariko kuri kukubwira nimero se reka nze mikande ndebe niba bikunda simukadi ya kabiri rero sabi ese wampaye MTN ko ari byo byiza mani Airtel ntabwo mbimenyereye MTN ifite zikoreze nta kibazo n'igihumbi kugira ngo amafaranga yarakene cyaribi nose ntabwo uri kubibona urumva nase bari wowe urumva nahita nkwizera mbikanze gutyo urumva nawe numva ari ibintu nyine byize wowe wampa nimero ya MTN nkabikora neza bisanzwe nsanzwe mbikora none se yari umujene sibyo ndetse ko wenda ukaba uri kubyumva uhanze akanyenyeri 182 akanyenyeri rimwe cyangwa aho akanyenyeri 182 ugashyiraho urwego ukemeza ugahitamo rimwe rimwe aba ari ukohereza kabiri ni ukohereza kuri ikashi ni kuri tigo agusobanurira ugiye kohereza gusa umubare w'amafaranga ugashyiraho igihumbi ugiye kumva igihumbi bahita bakwereka amazina y'umuntu ugiye koherereza ni ibintu mbega biba bisanzwe nk'ibisanzwe nta birenze kabisa okay reka nongere akanyenyeri 182 urwego wemeza kabiri urwego kanze ngende akantu ku kandi ubundi ko twe tubaho uretse ko nyine umuntu wamushaka akabikorera rimwe nta n'umuntu buriya wakwibwa buriya rimwe ngire kuri kashi kabiri aha ngo shyiramo destination number 072 muri nimero 072 17 kabiri inshuro 5 kabiri inshuro 5 nini nta mibare wari wambwiye cyagiye nzi ko ngiye kuyibaho nyine nawe njya kwera kabiri inshuro 5 bari ja
ntari bugo reka mbikore mwana. ndemeranye ko nabo najya kurya kabisa kandi wabukoze cyo. Ariko ntimugatukane mani, gutukana ntago ari sawa. Mani nanjye ntabwo mpamvu ufite umuco wo gutukana uko nyine bitewe n'ukuntu bumbwira ati narende kuko reba mu bwonko. Gafite kuko umuntu yanandi bagenzi bose yabangiriye nabi mani. Ariko cha oya ntari ariko reka gutukana mani uzuko ayibura ubututse. Bari sawa bari kukwereka amazina. Sha wahora n'iki ko n'ubu ngubu nari nkiri kugutwarira igihe to. Konde nyine. Gasaba umutsi bwiza musaza. Bazira konde bari byo. Sha iki mani ntacyo naguha mani icyo ni icy'ububwa. Sawa ntari mani ntacyo naguha byo ndabikubwira kareka uzuko naguha igihombi cy'ubusa. Shaka tundi turi mu mani ukora ushakishe mani pana ibintu byo guteka imigo. Yesu umuntu agiye kukwiba ukamufata wahita umuhemba. Ariko usibye ko mari ibyo biboro ntago ari byiza mari muzabireke bino bintu ntari mu rutaro bimenye ubukangurambaga burakorwa buri munsi. Ejo nta miliyoni ebyiri twariye kuri uwo musozi. Dukorwa ku bantu bose. Wayagenda ubu wumvishe ko uvuye ko na miliyoni 10 umuntu azajya yabyumva. Wayagenda mani bibaho se. Mani iyo ushyize ko utabizi uba ufite batemba mbujyanye ngo busa bwawe ntara amafaranga ufite wowe nawe uri mukanyine. Oyaje ntago ndibwa bari ndihaye bari amafaranga ndayafite nta kibazo kabisa. Ariko nyine niyo mpamvu nyine kwa ko mba nasomye naciye mu bintu byinshi babatuburira buri munsi n'abantu mwiba rero naba tarabimenya ariko nabo bazagenda babimenya mani. Kandi nawe bazabafata kabisa. Hari abagenda bafatwa nawe wafatwa mani. Iyo bafashe ntiyavuka abandi uko iyo bafashe ubundi muzi ko bafashe nta bandi bagiye mu bandi kubyo bw'ijana. Guys arakubye arivumbuye ararakaye cyane ariko mutwariye igihe kabisa. Ntago byoroshye. Nimero rero ndazishyira muri screen nyine muzibone z'abo bantu babateka mitwe. Usibye ko nizo nimero nyine ngo batarize izo za Airtel yarambwiye nizo babakoresha nyine ngira ngo mwazumvise urazibona nawe kuri screen. Kayo nguko rero reka ngushimire cyane bafashe umwanya wo kabana nanjye reka duhurire mu bindi biganiro ariko mukomeze mugire amakenga akomeye cyane. Hano hanze ntago byoroshye kabisa.